Kera hambere njya gusenga, Mana nziza reka ntakambe, dore amarira yuzuye umutima, intimba umutima wose, nkabura epfo nkabura ruguru, nkabura inyifato nkabura icyo mvuga, kubera insengero zafunzwe, ngo ni COVID-19. None se Mana bizageza ryari ko ndeba inanga zaserebeye, za gitari ziraserebera, za gitari ziraserebera, za migiseri ziraserebera, ibyuma byose byaraserebeye, yemwe natwe twaraserebe. Amakorari yabuze hepfo, amakorari abura na ruguru, abura hirya abura hino, none twese twaratatanye, iwacu mu ngo niho tufungiye ngo hato tutandura COVID. None se Mana bizageza ryari ko numva ntakambira izina ryawe, hato ngo menye uko bizasoza, menye niba tugifite igihe cyangwa se imbabazi zararangiye. Uzabireba se wicecekere cyangwa uzatabara igihe kigeze dutabarwe tubyina isinzi zo kunesha. Munyemerere mbasuhuze nshuti bavandimwe, Imana iduhana umugisha. Njyewe muganira amazina ni Mugizeneza Jean Paul. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16. Dusenga Imana. Turagushimye Mwami Imana ishobora byose, tugushimiye uburinzi n'ineza uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Dufite ibyiringiro by'uko nubwo turi ahantu haruhije ariko hari icyo wakora. Ngaho rero muri uyu mwanya turakwinginze ngo wongere uhumurize imitima yacu y'uko utadusize, nuko turushaho kugenda twumva turi kumwe nawe, nk'uko wasezeranye y'uko utazadusiga nk'imfubyi. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Abatambyi bakuru n'abafarisayo bateraniye kwa Pilato, maze bajya inama bati twibutse yuko wamubeshyi twishe, yavuze ko azazuka nyuma y'iminsi 3. None shyira aba barinzi barinde igituro, kandi tugihome cyane tureba bazanyura. Reka mubwire n'ukuri nagahoraganze, Satani ntukaturushya, Yesu yaramutsinze. Yamusanze mu butayu amutsindisha, handitswe ngo amusanze Getsemani, atahakozwe n'isoni. Amusanze mu gituro amwambura imfunguzo z'urupfu, asiga mu bohero, azamukana intsinzi, ijambo rifite Imana. Reka mubwire n'ukuri nagahoraganze, Satani ntukaturushya, Yesu yaramutsinze. Yamusanze mu butayu amutsindisha, handitswe ngo amusanze Getsemani, atahakozwe n'isoni. Amusanze mu gituro amwambura imfunguzo z'urupfu, asiga mu bohero, azamukana intsinzi, ijambo rifite Imana. Mariya Magadalena na Mariya wundi bazindukira ku gituro, basanga nawe urimo. Marayika arababwira uwo mushaka yazutse, mujyane iyo nkuru nziza muyibwira abigishwa, muti i Nazareti niho muzahurira. Reka mubwire n'ukuri nagahoraganze, Satani ntukaturushya, Yesu yaramutsinze. Yamusanze mu butayu amutsindisha, handitswe ngo amusanze Getsemani, atahakozwe n'isoni. Amusanze mu gituro amwambura imfunguzo z'urupfu, asiga mu bohero, azamukana intsinzi,
amusanze Getsemani atakozwe n'isoni amusanze mu gituro amabiri imfunguzo z'urupfu asiga mu bohero azamukana intsinzi ijambo rifite Imana abatambyi bakuru n'abafarisayo babonye ko yasutse maze bajya inama bati mugende uvuga ko abigishwa bamwibye dore ngaya mafaranga mwame mushize ubwoba maze abantu bahere mu gihirahiro reka mubwire n'ukuri ntagahora gahanze satani n'ugaturushya Yesu yaramutsinze yamusanze mu butayu amutsindisha handitswe ngo amusanze Getsemani atahakozwe n'isoni amusanze mu gituro amabiri imfunguzo z'urupfu asiga mu bohero azamukana intsinzi ijambo rifite Imana reka mubwire n'ukuri ntagahora gahanze satani n'ugaturushya Yesu yaramutsinze yamusanze mu butayu amutsindisha handitswe ngo amusanze Getsemani atahakozwe n'isoni amusanze mu gituro amabiri imfunguzo z'urupfu asiga mu bohero azamukana intsinzi ijambo rifite Imana reka mubwire n'ukuri ntagahora gahanze satani n'ugaturushya Yesu yaramutsinze yamusanze mu butayu amutsindisha handitswe ngo amusanze Getsemani atahakozwe n'isoni amusanze mu gituro amabiri imfunguzo z'urupfu asiga mu bohero azamukana intsinzi ijambo rifite Imana Kera hambere njya gusenga ya nzu yawe twajyagamo tukayihuriramo turi benshi tukidagadura tukishima twari twarayisize amarangi kandagira ukarabe ntiwareba maze zawe si turazisiga turazisigiriza turazinogereza tuzigira neza rwose zisa neza nuko isuku birabonetse maze dusigarana ubwoba bwinshi ngo hati inkuba zitatumara dushyiraho imirinda nkuba amafaranga ntiwareba bwa bubiko wari waraduhaye twakozemo kugira ngo turebe yuko inkuba twazicika ariko haje inkuba simusiga ariyo COVID-19 mbese nawe warabibonye ntago duherutse kujya muri iyo nzu kugeza n'ubu abantu barigamba bakavuga ko yari umusaka kujyamo kwari ukwigerezaho amarangi twayisize yuko yari ay'ubusa mbese ko ari wowe wavugaga ko kugukorera ari nta gihombo ese koko twari imburamukoro amaboko twaye yari ay'ubusa Mana nziza turatakamba tukibaza impamvu itera ibi byose tukayibura igisubizo cy'ibi ngibi ese uzagaruka ryari ngo udusubize cyangwa ubu ngubu igisubizo uragifite ese ibi biba wowe warabibonye abantu b'iki gihe dore bafite ibibazo bari kuva ku mukiza bagasubira inyuma ijuru n'iry'intwarane imarizo zananiwe ihangane mwene data dore igihe ni gito komera ushikame Yesu akurangaje imbere hahirwa uwihangana akamutegereza uwo ni uzahabwa ubugingo bw'iteka ihangane mwene data dore igihe ni gito komera ushikame Yesu akurangaje imbere hahirwa uwihangana akamutegereza uwo ni uzahabwa ubugingo bw'iteka
ihangane mwene data dore igihe ni gito komera ushikame Yesu akurangaje hahirwa uwihangana akamutegereza uwo ni uzahabwa ubugingo bw'iteka ihangane mwene data dore igihe ni gito komera ushikame Yesu akurangaje imbere hahirwa uwihangana akamutegereza uwo ni uzahabwa ubugingo bw'iteka ihangane mwene data dore igihe ni gito komera ushikame Yesu akurangaje imbere hahirwa uwihangana akamutegereza uwo ni uzahabwa ubugingo bw'iteka ihangane mwene data dore igihe ni gito komera ushikame Yesu akurangaje imbere hahirwa uwihangana akamutegereza uwo ni uzahabwa ubugingo bw'iteka ugize ngo iki ihangane mwene data dore igihe ni gito komera ushikame Yesu akurangaje imbere hahirwa uwihangana akamutegereza uwo ni uzahabwa ubugingo bw'iteka ihangane mwene data dore igihe ni gito komera ushikame Yesu akurangaje imbere hahirwa uwihangana akamutegereza uwo ni uzahabwa ubugingo bw'iteka yemwe bene data twafatanije umurimo ngewe mbasezeho urugendo rurananiye ngiye gushaka ubuzima kwihana ntacyo bimaze ngiye gushaka bizite komera ushikame Yesu akurangaje imbere hahirwa uwihangana akamutegereza uwo ni uzahabwa ubugingo bw'iteka ihangane mwene data dore igihe ni gito komera ushikame Yesu akurangaje imbere hahirwa uwihangana akamutegereza uwo ni uzahabwa ubugingo bw'iteka yemwe bene data twafatanije umurimo ngewe mbasezeho ariko nawe wabereye aho wabereye ngo uraciye bamaze sinshobora bamaze gusengana nabo tubitaho warakoze ugasura cyane ihangane mwene data dore igihe ni gito komeza ushikame Yesu akurangaje hahirwa uwihangana akamutegereza uwo ni uzahabwa ubugingo bw'iteka ihangane mwene data dore igihe ni gito komera ushikame Yesu akurangaje imbere hahirwa uwihangana akamutegereza hahirwa uzahabwa ubugingo bw'iteka ihangane mwene data dore igihe ni gito komera ushikame Yesu akurangaje imbere hahirwa uwihangana akamutegereza uwo ni uzahabwa ubugingo bw'iteka
Kera hambere njya gusenga, ya nzu yawe twajyagamo tukiyicarira tugaca agashingwe, n'uyu munsi iracyafunze. Mbese nawe warabibonye? Ku munsi wa mbere w'iminsi 7 twari mu rusengero tugandagaje, twibereye mu ivugurura, twumva ijambo ryawe riryoshye, hato urwandiko ruba ruraje ngo ntabwo twongera gusenga, nta n'uwongera kugaruka mu rusengero, covid yateye, ariyo covid-19. Twabyumvaga hirya iyo ngiyo, mu Bushinwa tukumva ivugiriza, muri Amerika birahatatse, imanukana mu Burayi yo, nuko twumva ari inkuru mbarirano, tugiye kumva twumva yaje Afurika, hato mu Rwanda ngo ibirahateye. None n'ubu insengero zirafunze, za migiseri twarabitse, inanga zose turazibika, migiseri ntizongera gukora, mikorofone turazibika, n'ubu ngubu zaraserebeye. Mana, mbese warabibonye? Insengero zabaye umusaka, uducurama twose turatamba, reka sinakubwira ibitagangurirwa byabonye aho byubaka rwose. Mbese Mana, warabibonye? Ya maturo twazanaga benshi bafashe umwanzuro wo kuyarya, 10 twazanaga benshi bafashe umwanzuro wo kukirya. Mbese Mana, warabibonye? Abadukanye ibihamya byinshi yuko umurimo wahinduye isura, bavuga yuko n'abari abakozi bawe none umwanzuro ari ukukirya. Mbese koko warabibonye? Mbese iryo tangazo ryavuye kuri wowe cyangwa ni covid-19? Twibaza niba ari wowe uzasoza umurimo cyangwa ari covid-19. Niba ari wowe uzawusoza, se iyi covid ye yaje ite? Ko abantu benshi bavuga yuko umurimo wawe wahinduye isura, ukaba warashojwe na covid. Mana nziza, turatakamba, bya byishimo byarabuze, abana iwacu babaye ibirumbo, abagore ntiwareba babaye ingare, abagabo ntiwareba bataye ingo zabo, ubusambanyi bwabaye bwose, abana ntiwareba babaye nk'ihene, n'abakuze nabo baba nk'ihene. Mbese ibi ngibi uzabyihorera? Koko bizageza ryari? Turatakamba mubyeyi mwiza, dore ya minsi imeze nko kwa Nowa niyo duhagazemo, ariko turinginga ngo udutabare. Mana yacu, turatakamba, dore iminsi ya nyuma itugezeho, kandi ntacyo gukora dufite, ariko twiteguye uburinzi bwawe. Ngaho gira utubwire rero, uduhe inyifato muri iyi minsi. Uwiteka uraje, ujari simusiga ku banyabyaha, uwihana niyihane bikitwa none, kuko akaraye imbere yacu karahimbye. Umva uko madamu wahiti yabibonye, abana n'ababyeyi basubiranyemo, karabaye. Ariko papa, reka kamubaza ikibazo. Ko wari uzi ko bimeze habo, ko watubyaye, ko wagomba gufata n'impanuka tukubita, ariko tukamenya ukuri kose ko bizaba muri iki gihe giheruka. Wabikoze wite? Babarira mwana, undi nakubwiraga ngo usigare uragiye inka, kandi usigare no kuri bya bishyimbo. Ntabwo nari nzi ko ari Mubabarire iki? Oya, reka nkubwire, nase ngiye kubona norohewe, ntabwo nashize ngabitegereza urebe. Ubu se ngiye ndiho, ariko n'ikindi kibazo uzinibutse. Reka njye kubaza umukuru w'igihande. Njye namuhaga imigabane myinshi, akaza kare guhagaze imbere yacu, tugende mbonane nawe. Babarira umbabarire mwana wanjye, nanjye ngiye kubaza wa mukuru w'igihande, icyatumye ibi byose bidutera ntibatubwire. Mbabarira umbabarire mwana wanjye, nanjye ngiye kubaza wa mukuru w'igihande, icyatumye ibi byose bidutera ntibatubwire. Uraho wa mukuru w'igihande?
ibi byose wankoreye cyagiye dusangira wa musende turi mu kabari ntugire ikintu umbwira nta mpamvu najya gakorwa ukambwira ngo nta kibazo bitwaye ngo ninza turakanywera mu mbere none reba ukuntu nabaye ugira se ngo njyewe nari mbizi nanjye nabibonaga kwa kundi ahubwo reka tujye kubaza umukuru w'itorero ahari yabimenya akagira icyo atumarira tugende tujye kubaza umukuru barira ubabarira ubabarire mwene data nanjye ngiye kubaza wa mukuru w'itorero icyatumye ibi byose bidutera nibatubwire mbabarira mbabarira umbabarire mwene data nanjye ngiye kubaza wa mukuru w'itorero icyatumye ibi byose bidutera nibatubwire. niko se wa mukuru w'itorero kuki wari uzi ko ibi byose bizaba ntutubwire? ntabwo nanjye nagenderaga mu kigare none abandi bagira nanjye nkagenda ariko hari pasitori yize byinshi na teoloji yarayirangije ahari hari icyo yaturusha reka tugende tujya kumubaza turebe ko hari icyo yatumarira kubwira turajyayo mbabarira mbabarira umbabarire mwene data nanjye ngiye kubaza pasitoro icyatumye ibi byose bidutera nibatubwire mbabarira mbabarira umbabarire mwene data nanjye ngiye kubaza pasitoro icyatumye ibi byose bidutera nibatubwire. kukumva umuntu wize byinshi yego rwose ibintu biri kuba wowe kubireba abana abizera abadiyakoni bose baje bari kutubaza ngo bimeze bite ngo mwe murabivugaho iki ngaho nimutubwire impamvu mutatubwire. nubwo nari pasitoro nishakiraga umutima wo kwihera abana none murahuruye muraje bibiliya ziri iwanyu umwuka w'ubuhanuzi ntibihari none murahuruye muraje mwumve imbere mugende mwumve imbere mugende mwebwe se ntago nababwiraga amagambo y'Imana mukisomera kuki mutayakurikije mugende pasitoro pasitorayira ariyengayira bibiliya ziri iwanyu umwuka w'ubuhanuzi byose biri iwanyu murahuye muraje nimwumve imbere mugende birababaje basubirayo barira bicara hasi barira amaherezo y'ibitwenge abaye amarira kurimbuka kw'abisi kugeze ku iherezo uwihana niyihane bikitwa none kuko akaraye imbere yacu karahimbye amaherezo y'ibitwenge abaye amarira kurimbuka kw'abisi kugeze ku iherezo uwihana niyihane bikitwa none kuko akaraye imbere yacu karahimbye. bene data bakundwa muteraniye aha mushaka uwiteka bigishoboka kwabonwa igihe ni gitoya Imana ikavuga umwami wacu wese akaza kwima ingoma ye tuzatimbagira ku nyanja y'ibirahure bivuye umunezero tugeze iwacu mu ijuru
tuzakimbagira ku nyanja y'ibirahure mbega umunezero tugeze iwacu mu ijuru. ku rusengero. Mana nziza turatakamba, turimo duhunga ducika satani tugira ngo tugane aho uri mu ijuru, ariko bikanga bikatugora. Haba aho turi n'inzitane naho tugana n'inzitane, inzira rwose turayibuze, ahazaza hacu ntituhareba, ariko icyo dusigaranye rukumbi nuko wowe uhareba. Ntacyo gukora twabona, nta butabazi twibitseho usibye gutegereza wowe gusa kugira ngo utange igisubizo, ufate umwanzuro dutabare, tubone icyo kuvuga hagati y'abatunnyega. Mana nziza turatabaza, uko wari uri kera n'ubu ni kuri, ku nyanja itukura warabikoze, abantu bose barabireba. Kuri Yorodani warabikoze, abantu bose barabireba. Kuri Yeriko warabikoze, abantu bose barabireba. Ntaho wageze ngo wifate mapfubyi
ubura icyo gukora rwose rwose, none natwe turatabaje. Ni wowe twizeye wenyine ko ubutabazi bwawe ari bwiza kandi bushobora kudukiza rwose. Isi n'ibiyuzuye n'ibyawe, kandi rwose turatabaje twifuza kubana nawe. Ngaho tabara ubane natwe tutaragusara ngo dushire twese. Mariye ko mbona ntacyo witayeho, mbese ntabwo wamenye ko Yesu ari gutanga agakiza. Ngaho wamutigiye ngwino nawe umukoreho, haguruka umusange maze akuruhure. Muze dushake Yesu bigishoboka kwabonwa, turanyuriye ariko bazakayo bagakira. Yamunyi baritoromayo iti Yesu wamumuye, umugore wari mu mugongo amukora warakira. Muze dushake Yesu bigishoboka kwabonwa, turanyuriye ariko bazakayo bagakira. Yamunyi baritoromayo iti Yesu wamumuye, umugore wari mu mugongo amukora warakira. Ikirema kukidendezi kireba uko abandi bakira, kiti nanjye sinzava aha kuko ariho baragakiza. Gikomeza kureba ubwo buhamya bw'abarimo bakira, kiti nanjye sinzahava ntarabona agakiza. Muze dushake Yesu bigishoboka kwabonwa, turanyuriye ariko bazakayo bagakira. Yamunyi baritoromayo iti Yesu wamumuye, umugore wari mu mugongo amukora warakira. Muze dushake Yesu bigishoboka kwabonwa, turanyuriye ariko bazakayo bagakira. Yamunyi baritoromayo iti Yesu wamumuye, umugore wari mu mugongo amukora warakira. Kwibaraza gitwagiza ahoraga ikirema, cyahoraga gisaba umuntu wanyuze wese. Kw'isaha ya saa cyenda Petero Yohana bati na feza dufite, icyo dufite turakiguha. Mwiyazaya cya Yesu wamurukuwe ubuzima, maze kirahaguruka kigenda gishima Imana. Muze dushake Yesu bigishoboka kwabonwa, turanyuriye ariko bazakayo bagakira. Yamunyi baritoromayo iti Yesu wamumuye, umugore wari mu mugongo amukora warakira. Muze dushake Yesu bigishoboka kwabonwa, turanyuriye ariko bazakayo bagakira. Yamunyi baritoromayo iti Yesu wamumuye, umugore wari mu mugongo amukora warakira. Muze dushake Yesu bigishoboka kwabonwa, turanyuriye ariko bazakayo bagakira. Yamunyi baritoromayo iti Yesu wamumuye, umugore wari mu mugongo amukora warakira. Kamuka 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 cyane tabaza ryawe. Kamuka 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 umugwari kwirembo. Kamuka 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 cyera witegure gutaha ubukwe bw'umwana w'Imana. Oh nazaza hamagara natwe tuzumva ijwi tugende mu kweriya yagiye. Oh tuzajya n'ingoma no gutura mu gihugu cy'akaburarugendo. Oh nazaza hamagara natwe tuzumva ijwi tugende mu kweriya yagiye. Oh tuzajya kw'ibingoma no gutura mu
rugero. Sohoka 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 va muri Babuloni, bwoko bw'Imana nimuyisohokemo mwe kwishushanya nayo. Iteka yaciriweho riri hafi kandi ryarateguwe, duhungire mu rubavu rwa Yesu. Nazaza hamagara natwe tuzumva ijwi tugende mu kweri yagiye. Tuzajya kw'imingoma ye no gutura mu gihugu cy'akaburarugero. Nazaza hamagara natwe tuzumva ijwi tugende mu kweri yagiye. Tuzajya kw'imingoma ye no gutura mu gihugu cy'akaburarugero. Wamuzi ubwoba n'agahinda gusa uraturindiriye, n'ishyano rizabonwa n'ab'isi. Inkozi z'ibibi hamwe n'abagome n'abanyabyaha bose bazasubizwa inyuma barimburwe. Nazaza hamagara natwe tuzumva ijwi tugende mu kweri yagiye. Tuzajya kw'imingoma ye no gutura mu gihugu cy'akaburarugero. Nazaza hamagara natwe tuzumva ijwi tugende mu kweri yagiye. Tuzajya kw'imingoma no gutura mu gihugu cy'akaburarugero. Abakiranutsi b'Umwana w'Imana bazarabagirana, n'abahinduriye benshi ku gakiza bazaka nk'inyenyeri. Izahanagura amarira ku maso y'abamutegereje, byose Imana yacu izabisohoza. Nazaza hamagara natwe tuzumva ijwi tugende mu kweri yagiye. Tuzajya kw'imingoma ye no gutura mu gihugu cy'akaburarugero. Nazaza hamagara natwe tuzumva ijwi tugende mu kweri yagiye. Tuzajya kw'imingoma ye no gutura mu gihugu cy'akaburarugero. Nazaza hamagara natwe tuzumva ijwi tugende mu kweri yagiye. Tuzajya kw'imingoma no gutura mu gihugu cy'akaburarugero. ndaje ntuje mushumba uganje, niteze ituza rituma ntunga, umutima utunganya iminsi yose, nkugana nkumbura inkunga yawe, ngo maze nkungahare uyu munsi. Ibyawe benshi barabihaze, kugaruka kwawe ni inkuru ishaje, igihe gishize twarakibonye, n'uyu munsi turatakamba, ngo uduhe kurambya dute kurambirwa.
bwa bwiru bwawe bwahishwa bisi turabushaka ngo tuburebe, tubwire abarambiwe basuhutse basurusuruke bisunga ukuri, maze ikinyoma kizibukirwe. Twayobye kenshi ku bw'umwanzi, turorongotanira muri ubu butayu, nyamara none turatabaza ngo dutabare tubone isinzi, twumve ijwi ryawe kutadusize. Dusenga Imana. Turagushimye Mwami Imana ishobora byose, tugushimiye yuko nubwo ibihe byakomera wasezeranye ko utazadusiga nk'imfubyi, ahubwo uzabana natwe. Ntabwo rero ari uko wasibye kubikora, ahubwo nuko kwizera kwacu kwacogoye. Turinginze ngo twongerere kwizera kandi utubashishe gushikama mu masezerano yawe, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.